Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje abakurikiye Impanuro TV aho muri hose ndabahaye ikaze ku biganiro byacu kugira ngo mukomeze kugenda mudukurikirana kandi muradukikira. Uyu munsi urugendo rwacu twarutangiriye mu mujyi wa Kabuga ho mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali muri rusange. Uyu munsi rero igikorwa kijye kuba ni igikorwa gikomeye cyane kuko ni igikorwa kijye guraho n'abantu benshi. Uyu munsi hari inkuru ngiye kubibutsaho twakoze mu minsi yashize. Ni umugabo witwa Nyandwi ufite ibitsina bibiri atuye mu karere ka Gasabo n'undi ni mu murenge wa Rusororo. Ubwo twamusuraga ubushize nyine hari ubufasha runaka twamugejejeho, ariko nyuma hari itsinda tubamo rigizwe n'abantu benshi batandukanye, harimo ababa hanze, hari ababa mu Rwanda n'abandi bagiye batandukanye. Uyu munsi rero hari ubufasha tugiye kumushyikiriza, ariko bwiganjemo amafaranga kugira ngo umuntu abe yamufasha kugira ngo nawe ubuzima bukomeze kugenda bugenda neza kandi bukomeze kuba ari ikintu bagenda bumumarira. Rero urugendo ngiye kurukora n'itsinda rinini cyane, ariko rigiye kuba rihagarariwe n'umuntu umwe. Niyo mpamvu ngiye gufata kano kanya kugira ngo mbe namwakira kugira ngo abanze ababwire ninde, ababwire abo ahagarariye ni bande, kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa neza impamvu nyirizina, kandi nshimira abantu dukurikira ku Impanuro TV bakagenda banagaragara. Muraho neza? Muraho. Amakuru ni meza. Murakoze cyane. Nitwa Nshuti Moise, nkaba ndi umwe mu muryango mugari w'abantu bishyize hamwe mu rwego rwo gufasha umuvandimwe wacu Nyandwi. Aba bantu ni abantu batandukanye, bamwe baba mu mujyi wa Kigali, abandi baba hanze y'igihugu, ariko kubw'umutima utabara bafite n'urukundo rubaranga, bafashe icyemezo cyo kwishyira hamwe kugira ngo bagire uruhare mu kuba bagirira akamaro uyu muvandimwe wacu Nyandwi. N'urwo rwego najemo rero ntibashoboye kuboneka bose bitewe n'impamvu zitandukanye. Urumva bamwe bari kure, abandi bari mu mirimo itandukanye, ndetse na transport muri iki gihe bitoroshye, byabaye ngombwa ko ari jyewe rero uza kubahagararira. Murakoze. Murakoze cyane. Rero ngira ngo baze Nyandwi kugira ngo mutekereje wese mwamumenye gute, kugira ngo mwumve mukozwe ku mutima no kugira ngo mwiyegeranye, mube mwaje kumusura uyu munsi mu buryo butoroshye nk'uko babivuze, kugira ngo transport ibe yabasha kuboneka. Murakoze cyane. Ngira ngo Nyandwi kugira ngo tumumenye byatewe n'Impanuro TV. Twakurikiranye kuri YouTube, tubona ikiganiro Nyandwi yagiranye n'umunyamakuru w'Impanuro TV, natwe twumva dukozwe ku mutima. Byari biryoshye kubyumva, ariko kandi ingorane irimo yari nini cyane, bituma rero twumva natwe dukozweho ku mutima. Wumvisha ubuzima bwa Nyandwi ntabwo ari ubuzima bworoshye, bwo kumva Nyandwi uwo ari we, uburwayi bwe, ubuzima abayemo. Umuntu wese ufite umutima w'ubumuntu muri we, cyangwa se ufite umutima utabara, nta kuntu atakorwaho ku mutima. N'urwo rwego rero tumaze kumva ubuzima Nyandwi abayemo, ndetse twumvishe uburwayi afite, twumva twagira uruhare natwe mu kuba Nyandwi yakongera kugira ubuzima buzima, ndetse akishima we n'umuryango we. Murakoze. Nk'itsinda twagerageje kumufasha, twegeranije amafaranga, uretse ko bitari byanarangira, tugerageza kumubonera ibyo kurya, bimwe twanabizanye, na ndetse amafaranga asigaye ngira ngo twari twaganiriye n'umuryango we. Umudamu we atubwira ko ashoboye, n'ubundi yari asanzwe akora. Turavuga tuti ahari uwashakiye inkunga tukayegeranya, tukareba ko uyu mudamu we nawe yasubira mu murimo, ko yatubwiraga ko ashobora gucuruza, ashobora kujya mu isoko, akaba yakora imirimo itandukanye, akaba yacuruza. Turavuga tutereka dushake amafaranga y'ifatizo y'abatangije kugira ngo nawe abashe kuzamura umuryango, na cyane cyane ko Nyandwi atarafata imbaraga ngo abe yakira neza, abashe kujya mu mirimo itandukanye. Iyo nkunga rero twayizanye. Ngikiriza Nyandwi. Okay. Bite kuraje ahubwo nyinshi. Umukobwa wanjye nawe tuba turi kumwe hano, babona ko nta kibazo. Wowe iri umurera nta kibazo. Ndimwe rero nagira ngo
turagushimiye by'umwihariko ku bantu mukomeje kubana natwe ku Manuro TV tugeze mu rugo. Umudamu we ntabwo bibaye ngombwa ko tujye kuganira kubera impamvu ze bwite, ibyo tugiye kubyihora tuganire na nyir'ubwite, arahari nyir'urugo, umutware w'urugo. Arishimye cyane, aranezerewe. Umuvandimwe ngaha turahari, turi kumwe, yaje kumureba, Moise, Imana imuhe umugisha. Hari ibyo bazanye, harimo ibishyimbo, harimo umuceri, harimo amata ndetse n'umugati w'umwana n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse na envelope bazanye kugira ngo barusheho kugenda bamushyigikira. Ari nawe ngusaba nawe ahantu uri wumva hari ikintu mu by'ukuri Imana yakukoreye, ushobora kuba wavuga ati reka nanjye nze nsure uyu muvandimwe, kumubona mu maso byonyine yabihagije kugira ngo nabene ko atari wenyine, kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Nyandwi ibyishimo rero, mwegere umuvandimwe muganire, nubwo korona imeze nabi ariko nta kizadutwara, mu izina rya Yesu umugani w'abandi. Amakuru y'iminsi rero? Amakuru ni meza. Harasa ubuzima urabumenyereye? Ndi kugenda amenyera gake gake. Rero nagira ngo umuvandimwe abanze se nk'aho kumurikira ibyo yakuzaniye, kugira ngo banze usobanukirwe niba nayikuye ko envelope ayifite, kugira ngo abe yayikugezaho, kugira ngo mu by'ukuri tuganire ariko uzi ngo icyawe ni iki ngiki. Nta kibazo, murakoze. Yego Moise, rero nagira ngo muri rusange ambwira ati umumurikire ibyo mwamuzaniye, umubwire ni naho biturutse. Muri rusange hari ibyo wari umaze kumubwira hariya, ariko abanza asobanukirwe neza mu by'ukuri imvo n'imvano y'ibi ngibi, kugira ngo yumve n'impamvu mwamutekerejeho, kugira ngo nawe akomeze kugira icyizere cy'uko ubuzima ejo buzagenda neza. Murakoze cyane. Ngira ngo ibyo twamuzaniyemo umuceri, twazanyemo amata, twazanyemo ibishyimbo, ndetse twazanyemo nishisha musaza. Harimo amata n'ay'umwana bazajya basangira. Twazanyemo n'umukati w'umwana, ariko nk'uko twari twarabiganiriyeho, muribuka ko umudamu we yatubwiye ko ashobora kuba hari ikintu yabasha gukora, kuko yari asanzwe akora n'ubundi. Ibi bintu rero ntabwo ari ibyanjye jyenyine, nta nubwo ari ibyo byaturutseho gusa, ahubwo nk'uko nabibabwiye, tugira urubuga duhuriraho rwahujwe no kugira ngo uyu muvandimwe wacu yongere kurema ishimwe muri we. Nicyo cyatumye urwo rubuga rubaho. Nabibabwiye rero, ndahangaha nk'uko nabibabwiye, nitwa Nshuti ya Yesu Moise, nkampagarariye abavandimwe banjye tubana kuri urwo rubuga, harimo ababa hanze ndetse n'ababa mu Rwanda. Hagati aho rero, ukurikije uburemere bw'ikibazo cya Nyandwi, umuntu wese ugira umutima utabara, ari uri mu gihugu cyangwa uri hanze yacyo, wabasha kubona iyi nkuru ya Nyandwi, muri we akaba yumva afite umutima utabara, yakaba yagira uruhare kugira ngo Nyandwi abashe kumera neza. Na cyane ko nk'uko babibabwiye, amafaranga asabwa kugira ngo abe yavurwa ntabwo ari makeya, aragera muri 2 miliyoni. Ariko hamwe no gufashwa n'Imana, agiye mfite icyizere yuko ayo mafaranga azaboneka. Hagati aho rero, nari nazanye na envelope. Twazanye na envelope, ahangaha ndayifite, dore ngiyi. Ivuye mu Rwanda ni Burayi. Iyi envelope ivuye mu Rwanda ni Burayi. Iyi envelope irimo ubutunzi bushobora gutuma ntaho turagera, ukurikije igikorwa twifuza kugezaho Nyandwi, uburemere bwacyo n'uburyo ari bunini, ariko aka ni gatoya ku cyo twifuza kumukorera. Ahangaha birashoboka ko ubutunzi burimo ahangaha bushobora gutuma umudamu we abasha kujya ku isoko, agatangira umushinga nawe, akaba yabasha kugera icyo akora, akaba yateza imbere umuryango. Nk'uko nabibabwiye, Nyandwi ntabwo arabasha kubona imbaraga kubera ko atari yavurwa nk'uko bikwiye ngo abashe nawe kuba yahagurukira umuryango. Rero nk'abantu bafite umutima utabara, nabashishikariza nabo kuba bagira uruhare rwo kuba uyu muryango warushaho kumera neza. Murakoze cyane. Umwana ni benshi tugomba kuzadusangira n'imfura yanjye. Bambaye umwana igirago ikizase ni nyina sha. Nuko muko bimeze rero, nagira ngo uyu munsi yenda hari ijambo rikuri ku mutima
uko twajya tuganira ndabona hari icyizere kigenda kiza none ndabona utembera nagira ngo ngire n'ijambo ry'ishimwe utanga mu by'ukuri ko yenda hari icyo bano bavandimwe bakoze kuba banaje bikwese ko ari abantu bafite urukundo kandi koko urakunzwe n'ibyo koko uri umwana nk'abandi uri umuntu nk'abandi uri umugabo urubatse ufite umugore ufite umwana ufite ejo hazaza heza nkubeshye se iryo jambo ry'ishimwe kugira ngo nawe yumve ko hari icyabaza gushyira abavandimwe ndetse n'abadukurikiranye nabo bumve ko niba ari icyo bakoze uyu munsi wumve ko ibintu bakoze iby'agaciro gakomeye cyane nabwo ndi kumva njyewe byandenze urabona n'ubushize hari ibyo mwari mwanzaniye nabyo twari tutari twabimara na bino mutuzaniye nabyo ndi kumva nishimye birandenze none kuba mwana twishyuriye n'inzu nabwo amezi 6 yose ni menshi cyane amezi 6 ubu cyakemutse ariko nyine nubwo bino byose bibaye ndishimye cyane Imana inabaha imigisha myinshi abagira neza bose babigizemo uruhare ariko nanone ikibazo kiracyahari gusa ubu muri ino minsi bw'ubu nta kibazo ndishimye oya nayo yari irimo ariko nyine ubu ngubu ikibazo cy'inzara cyo cyakemutse cyane rwose na mu gitondo ahubwo barancyuhiriza ubwo rero ngubu ndumva yenda ikintu gisigaye nabwo kinteye impungenge nko kuba nabona ubuvuzi nka Nyarwi nagira ngo rero tuvuge hari envelope wakiriye sinzi yenda ngo bingana gute ibyo byose ariko irafatika ariko ndashaka kubanza kumenya wowe nk'uyu munsi wowe n'umuryango we murateganya iki madamu we murateganya iki ese ndashaka kumenya uyu munsi ko muhagaze kugira ngo umuntu dukurikirane asobanukirwe ubusobanuro bw'umuryango wawe na madamu n'umwana wawe menye icyo muri guteganya ejo ikintu turi guteganya ejo ubu ngubu igishoro ndakibonye cy'umugore agiye kubakora turi dushakisha nyine azi gucuruza cyane nuko yari yarabuze igishoro ubu ngubu agiye kuba arimo gucuruza wose ushoboye iki muri iyi minsi none muri ino minsi mba nanjye nsigarana umwana akajya gushakisha ariko nyine nta kibazo ubu ngubu ibitekerezo byo ndabifite nawe mba numva hari ikindi kintu nakora imbaraga zawe urumva umunsi zakora iki kugira ngo twumve ko nawe yenda hari icyo kintu wagenda ufasha umudamu kuko urabati kwirirwa mu rugo mu buryo bwo ati nanjye yenda hari ikintu nashobora mu mbaraga zanjye nkeya kugira ngo twumve nawe aho ikintu ubushobozi bwawe aho buri mu mbaraga zanjye nawe numva nyine mbonye nk'akantu ko gukora nagakora nk'ako gucuruza nk'utuntu niyo yaba ari no gutanga amayinite niyo yaba ari kugira gute nta kintu ntakora ese tuvuge yenda uyu munsi uburwayi bwawe uracyababara ese uba wumva yenda mbese nagira ngo tumenye uyu munsi uburwayi bwawe buhagaze gute buri hehe kuko n'umuntu ushobora kutubona gutya akavuga ati se uburwayi ni ubuhe kugira ngo nawe asobanukirwe neza yumve uyu munsi uko bihagaze amenye nawe igitekerezo yaguha muri rusange uburwayi bwanjye n'ubundi buracyari ntaho bwagiye ubu nyine cyakemutse cyo ikibazo cy'inzara cy'uburyo cyajya wabonaga ko nari mpfuye rwose ariko uburwayi bwo buracyahari nabwo n'ubundi ndacyababara biracyameze nka kwa kundi gusa bitewe n'icyizere mba ndimo kugenda mbona ukuntu abagira neza baba banyitayeho ndi kumva mfite ngumva mfite n'icyizere wenda ko n'ubuvuzi bushaka kuzaboneka bikagenda neza barumva mfite icyizere ko ubuvuzi bushaka kuzaboneka nkumva mfite n'icyizere ko n'Imana ishaka no kuzankora muri ubu buzima wenda niyo nabona n'umugira neza niyo banamfasha rero nabona akazi uriya kaba ari n'akararo nkamenya ngo nakanjye kakubo nyine nubwo mwangiriye neza ntabwo biba bizakomeza gutya ntabwo mba nzi ejo bundi ukuntu bizamera tuvuge ubango kararo gatoya watubwiye ko umunani wawe ntiwawuriye nawe nta kintu na kimwe ubu nsigaranye niyo mpamvu ukuntu nta kintu na kimwe nsigaranye nkumva nyine ni ikibazo umunani wawe waragurishije kugira ngo wivuze yenda atayamanga wagira ngo wenda warawuriye ujya kuwubyinira warawugurishije kugira ngo ubone ukuntu ubuvuzi bw'ibanze ese tuvuge yenda uyu munsi hano ku gituza hamwe bakubaza amabere bo nta kibazo bafite aho nta kibazo hano nta kibazo ariko ino nkovu y'igikunda kundya
ahangaha ariko ni kano kantu kajya kanje hano gutya eh hano ku ruhande se yo aho nta kibazo izi no kuvuza ngo ntabwo zijya zikura zarakuze ahubwo ngo mbere twari dutoya ariko zajyaga zindya nkazishima ariko muganga yambuje kuzajya nzishima ngo nibyo byatumye zibyimba cyangwa no kubakubaze nabi uretse ko no kumbaga nabi nabyo birimo uko nabi ngo bari kumaraho nyine basizeho ibintu bituma zibyimba babwiye ko hari ubundi buvuzi bakorerwa kugira ngo izo nkuvu zibe zakira ntizongere kukubabaza bambwiye ko hari imiti banera kuko bari banshishije no muri sikaneri hari urwuma nyine nagiye nshyiraho agatuza barunshishamo rusohora ifoto barambwiye nyine ngo hari umuti bashaka kuba baziteramo nyine ntizizongere kundya ariko babwiye ko uhagaze gute uburangaye kugira ngo ube waboneka umuti ntabwo nabashije guhita amenya igiciro cyawo ariko urahenze kuko muganga yambwiraga ko ari ukuwutumiza hanze nagira ngo rero tumenye muvandimwe Moise uyu muryango wanyu mwiteranije mukaba mwashatse gusura uyu muvandimwe mukavuga ati tubaherekeze nagira ngo tumenye yenda birarangiye ibi ngibi mukoze cyangwa hari ibindi muri guteganya biri imbere murakoze cyane nk'uko nari nabibabwiye ntekereza ko bitarangiye ahubwo ni itangiriro ukurikije ubuzima uyu muryango ubayemo ubu ngubu nubwo wari urimo bushize igihe muhura bwa mbere ubona ko hari ikigenda gihinduka rero ntabwo irari iherezo ahubwo ni itangiriro ryo gukora ndabizi ko abavandimwe dufatanije uru rubuga rwo gufasha uyu muvandimwe wacu ari abantu bafite umutima utabara ntabwo birangiye rero turacyakomeje yari ariho abikubwira aravuga ati umunani wanjye sinawuriye nk'uko wari ubimubwiye ahubwo yawugurishije agira ngo arebe ko yakwivuza ubuzima bugasubira ku murongo nzi neza ko n'abavandimwe aho bavanye Imana irahagura ndabizi ko ijya ibikora uko igenda ibyagura rero natwe numva Imana izatugirira neza nk'uko abivuga ati niyo nabona akararo kubwo gufashwa n'Imana n'abandi bumva iki kiganiro bafite umutima utabara numva ko nako kararo ndetse si n'akararo Imana itanze ntabwo itanga akararo ahubwo itanga ibintu bigaragara numva mfite icyizere yuko azabona ahantu ho gutura ikindi mbona n'ubuvuzi buzashoboka kubwo gufashwa n'Imana murakoze cyane murakoze cyane hari icyizere ese tuvuge kuva twava ahangaha cyagiye benda tuvuge n'urugero hari ibyo tubwiraga minisitiri ku mutima ni irihe ese ubutumwa uri gutanga kuba gufashe ni ubuhe no kuri mfite ishimwe riteye ubwoba sinzi n'ukuntu nanarivuga kwako hagiye njya nekiza nk'amata kumenya ndi kurota ahubwo nkagenda nkajya nkora no ku bintu mwanzaniye kugira ngo ko ntari mu nzozi ese matera wamaze yagenze gutuyiza cyagiye iza kwamwe ati nubwo amenye kwiryama mu gitondo nyine umugore burya yaraje urira turaryama kandi ibyo kurya twari tubifite nawe ati uyu munsi iruhuka nawe dore Yesu yabikoze twiriwe turyamye aho nyine nawe urabyumva nukuri bati Yesu agira neza ishimwe ufite n'irihe ubutumwa rwa bagufashije n'ubuhe ishimwe ni ukuri rya ni ryinshi abamfashije nabo ndabasabira imigisha myinshi cyane Imana ijye ibongerera uko bwije n'uko bukeye ni ukuri izabahe n'iherezo ryiza ku bwanjye pe kigira iyo mbona abagira neza ukuntu baba barimo kunyitaho mpita numva rwose cyane mpita numva icyizere nkigize nkumva ko n'ibindi bisigaye Imana izabikora maguruke mbabyinire reka maririmbire basi ariko ni nk'ahantu ubundi ndaba ndimo kubyina reka nkutambire uri Imana nkuru ayiwe reka nkutambire wangiriye neza reka nkutambire wangiriye neza wangiriye neza reka ngutambire wangiriye neza ijwi nta ruto nigeze kuririmba aho nkiri umwana ariko ubu ngubu nuko mu ntongo y'ubutanu nubwo nzanasirimba agati gaturika ariko dusoze nshimira by'umwihariko abantu bitanze kugira ngo tube turi ahangaha.
Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.